Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News ikomeza kugenda ibagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, ariko nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi icya mbere ni Imana. Reka tubanze twiragize Imana ubundi dukomeze ibindi bigiye bikurikiyeho, ariko kuri uyu munsi wa none isengesho ryacu tugiye kurikoresha mu rundi rurimi rutari Ikinyarwanda, mu rurimi rw'abaturanyi bacu ba Kongo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe dhambi zetu kama sisi nasi tunavyo wasamehe waliotukosea, na usitutiwe majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Nk'uko mubyumva isengesho ryacu rirarangiye, ariko nk'uko umuntu utumva Igiswahili nawe twagerageza kumushyirira mu Kinyarwanda kugira ngo abe yabasha kubyumva. Ati baba yetu uliye mbinguni, ti data wa twese uri mu ijuru, jina lako litukuzwe, izina ryawe niryubahwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Urukundo rwawe ruze hano mu isi nk'uko biri mu ijuru. Utupe leo riziki yetu, ifunguro ridutunga uliduhe none. Utusamehe dhambi zetu kama sisi nasi tunavyo wasamehe. Ati utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Waliotukosea na usitutiwe majaribuni, ntudutererane mu bitwoshya, lakini utuokoe na yule mwovu, ahubwo udukize icyago, kwa kuwa ufalme ni wako, kuko ubwami ari ubwawe, na nguvu na utukufu hata milele. Amen. N'ubushobozi n'imbaraga igihe cyose. Amen. Nkaba ngira ngo ntangire kubigisha ururimi rw'Igiswahili. Ku muntu wese ushaka kwiga ururimi rw'Igiswahili nta kindi usabwa usibye gukurikira YouTube channel yacu kuri Rwagasabo News, ugakanda subscribe kugira ngo amasomo yose tuzadutanga ujye ubasha kuyiga kandi uyigire ku gihe. Bityo nituzadukora video igihita kugeraho ako kanya, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ndetse no ku muntu wayikanze tumwifuriza amahoro y'Imana ajya abana nawe, ndetse n'uturayikanda kandi nawe iki nicyo gihe ukanda subscribe kugira ngo amasomo tugiye gutangira gutanga ajya kugeraho kandi akugerereho ku gihe. Kuko buriya iyo inkuru ikozwe cyangwa se amasomo agatangwa nta kugerereho ku gihe, buriya uba urimo urasigara inyuma. Bityo rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, nshuti za Rwagasabo News, icyo tugusaba ni ugukanda subscribe, niyo nkunga yawe tugusabye, hanyuma unabashe kudukurikira kugira ngo ujye ubona buri kimwe cyose twakoze kandi ukibonere ku gihe. Ibyo nibyo tubifuzaho kandi nabyo tubifuriza. Turabifuriza ibyiza gusa, ndetse no ku bantu bifuza gutangira kwiga isomo ry'amashanyarazi, nicyo gihe cyo kuzatangira namwe amasomo. Muzamugenda mubimenyeshwa uko bukeye n'uko bwije muri video zizajya zikurikira.